oui atumva yego oh lele bova araini go lave time ni tutaya ndikukumva Mwuka Wera ati hari byawe byari byaranya ni voice de saini ndikukumva papa ati hari ndikukumva naciye bugufije araini go lave time ni tutaya atumva umva ati hari byawe wari waranyazwe atari ko muri uyu mwaka nabizuye ati muri uyu mwaka bikugarutseho ati byo wari waranyazwe muri uyu mwaka wa 2025 ati muri 2026 ndabizuye ni go lave time ni tutaya ati nkubwire ngo ubwihe ufite n'ubwici atubwihe ufite n'ubwici atubwihe bebureke ati hari icyo navuganye nawe ko hari icyo ngiye kugukorera ati nkubwire ngo ndi Imana igize icyo ndemye ndi Imana igize icyo nakuremera ndi Imana yanze inyatsi mu rugo rwawe ndi Imana ikwema inyatsi ati nkubwire ngo ndi Imana yanze inyatsi mu biganza byawe ati nkubwire ngo ati ndirahire ndi mu gihugu cyawe ndikukumva olele bovai. Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimira wasanze subscribe ukadushyigikira nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha. Nane nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mbashakira abakozi b'Imana batandukanye ubundi tukaganira ku mbaraga z'Imana uburyo Imana igira neza. Imbere ya kamera hari abamama beza yo njuri kuri mikoro nitwatuma Imana Concorde ndishimye cyane igihe nishima bikandenga bitewe n'abantu umuntu ari kumwe nabo. Sinzi ijambo rivango nyereka bo mugendana nkubwira uriwe yego nangero ngiro mugendana nkubwira uriwe nangero nishima bitewe n'abantu turi kumwe pe. Bavandi bakunzi banje mubimbwiye muri comment aba bamama ntibariho ubwiza bw'Imana, aba bamama ntibaberewe, aba bamama ni eko ufite mikoro atangira twibwira gusa icyo mbabwiye nuko bose ari abahanuzi. Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe, aho Imana nabane namwe, amena. Byose tubifurije umwaka mushya. Yitwa Nyarukundo Alfonsina, ndi umumama ukunda Imana n'abantu bayo, nkunda gusenga kandi mbyiyumvamo. Yego duherena n'uwo wundi witwa Nyirakarire Beatrice. Yego Imana yaranturanyije ngo nyikorere. Imana ishimwe. Beatrice ni mushiki wanje akurikirwa n'undi mushiki wanje witwa Alfonsina. Amatabyaye amavuta ugifite mikoro dusengero ganga Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Mana yacu uri ibyiringiro bizima, uri umukozi w'umuhanga, uri data n'uri data wacu, uri Imana igira neza, nukuri uri ibyiringiro, ukwiringiye ntabwo azakorwa n'isoni. Nukuri yo nibutse ahantu wankuye numva nezerewe cyane. Mana data nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, uri sambi tarumbura igiti cy'inganza marumbura ubwihusho bw'abakumenye. Turagushimye rero Uwiteka, ndagushimye yuko wampujije n'uyu Concorde, ndagushimye yuko wampujije n'uyu mumama twicaranye. Izina ryawe nirishimwe, amaraso ya Yesu yahujije abatari kuzamenyana. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nukuri yewe Yesu tutaya afaya, uri nyiribiye bidashira, uri nyakubahwa, ukwiringiye ntabwo azamwara, ukwiringiye uzamwishyurira ideni, ukwiringiye uzamuha umwana yari ingumba, ukwiringiye uzamukura mu nzu y'azafungurwa, ukwiringiye uzamuha inzu yo kubamo, ukwiringiye
uzamukiriza abana bababaye ukwiringiye uzamwambika nk'uko wanyambitse nari nambaye ubusa ukwiringiye uzamutuza heza ukwiringiye uzamwemera nubwo abana b'abantu batatwemera ariko data we uratwemera urakoze ku buryo waturemye urakoze ibi wari ubizi ko tuzaba abanyamumaro urakoze ko wabigenjeje neza ni mu izina rya Yesu amen. Yego uravuze uti Yesu yarakoze kuko abatari bambaye yarabambitse reka mvuge nti mwambaye neza. wakoze cyane En français on dit bien habillé. wakoze cyane Imana iguhereze umugisha. Mwambaye neza rwose nk'abana b'Imana. Yego ugifite mikoro Beatrice Alphonsine wamumenye ryari? Ewe Alphonsine rwose namumenye ari uko duhuriye mu masengesho ubundi ntabwo nari muzi namumenye uyu munsi. Yego arukijya uyu munsi niho namumenye. Yego numva namukunze. Wo mubonye utese? Namubonye ko ari mu mavuta ya Nyagasani. Yego namubonyeho imbaraga z'Imana. namubonyeho imbaraga z'Uwiteka zamukoreshaga nkabibona. Nabonye ari gusengera abarwayi. Yego abarwayi bagakira. Numva ndamukunze kubera lele bovaya tutaya vaya lele bova la oui asante oui urashoboye Yesu urashoboye nukuri namukunze pe. none se niba atari ibanga pe bajya banga kuvuga inaka yaba kenshi n'abakobwa ari kurambagiza. Beatrice ufite inaka ingahe? Mfite imyaka 50. 50 ifunze. Wavutse mu 1975. Mbega Alphonsine ufite inaka ingahe? Aryo ubu n'ubwa mbere mvuze imyaka yanjye. Ntabwo mbizi. Ntabwo uyizi? Ntayo nzi. Ubushize waragereranyije ndabyibuka wanze kuyivuga. Nanza kuyivuga. Nabigize ibanga. Wabigize ibanga. Siko ntari umukobwa nagize imyaka ibanga kubera iki? Sinzi impamvu. Uyu natangiye no 51. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ubwo nsumbyaho umwaka gumwe. Nanezerewe cyane rwose. Dori impanga. Amaraso. Kandi ntabwo ari nka kera bavuga ngo bandikaga amaranga muntu tumaze imyaka 8 ntabwo nari maze 8. Oya. Ntabwo nari maze 8 kandi niyo nirebye. Mbona ariyo y'ukuri. Naho wavukiye ntabwo bari babandi bananirwa kujya kukwandikisha mu irangamimerere ku gihe. Oya bose bari barize buriya mfite family irimo abantu bize baratsindagira barongera bariga baratsindagira barongera bariga. Kuri barayize. Kandi niryo gukunda Imana bararifite bakunda Imana. Mbere na mbere no gukunda Imana. Yego wowe se Beatrice nawe wamubonye uyu munsi nyirakari wamubonye ute? Beatrice namubonye uyu munsi n'ubwa mbere mubonye so nari nsanzwe mubona nk'umutura gusanzwe ariko n'ubwa mbere mubonye turi kuvuga ijambo ry'Imana. Namubonyemo umumama ukunda Imana azi gusenga afite n'umutima mwiza. Yego burya ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ibyo twakora byose tudafite urukundo byagawa rwose. Namubonyemo urukundo afite urukundo rutaruga guhendahenda afite urukundo rwarindi rw'umwimerere afite umutima mwiza uramubona ko ari umubyeyi kandi ukeye ushima Imana cyane. Nukuri pe. Reka nkwibutsa akantu wibagiwe. Yego twari twicaye hari ibiganiro turangije. Yego abagiye mu mwuka. Yego ahanurira abantu. Yego sinzi umuntu wasakuje urutsinga asa n'urukase nyuma wamubwiye uti ko ari ibintu byanjye wabonye ntubimbwire. Ndi kwibuka cyane n'ubu ntabwo yari yabimbwira ariko arabifite araza kubimbwira. Niyo mpamvu ndi kukubwira ko namubonyemo umuntu ufite urukundo kuko yakubonye bwa mbere amareza agahitaza atari wa wundi urabanza kuvuga ngo reka ndebe inkandagiro ngo mbanze menye ko nimuhanurira arampa icyayi cyangwa aragira oya siko yabibonye. Oya kuba yanze kubikubwira ubwo n'amarezo yacitse. N'amarezo yacitse. Hari umuntu wahise aseka nuko nawe amubonye ahita aseka. Kanya bihita bicika. Ariko nzi ko arabizi. Bafite tutaya. Lele bova.
Oui. Oh rere bovai. Oui, oui. Araini go lave time ni tuta. Oui, oui. Atumva. Yego. Oh lele bova. Araini go lave time ni tutaya. Ndikukumva Mwuka Wera. Ati hari byawe byari byaranyazwe. Nivo sanse do saini. Oh, ndikukumva papa. Ati hari ndikukumva. Oh lele. Ndikukumva. Naciye bugufije. Araini go lave time ni tutaya. Yego. Umva. Ati hari byawe wari waranyazwe. Ati ariko muri uyu mwaka nabizuye. Ati muri uyu mwaka bikugarutseho. Ati byo wari waranyazwe. Muri uyu mwaka wa 2025. Ati muri 2026 ndabizuye. Yego. Oh lele. None ugeze ugiye kubizura. Hari bova. Hari byo satani. Ati mubwire ngo ati ngushize hejuru. Ati uranzamuye hejuru. Ati ndakuzamuye. Mubwire ko nguzamuye. Ndakuzamuye. Urakoze ndagushimira. Oh lele. Oh lele bova. Araini go lave time ni tuta. Ati mubwire ngo ubwihe ufite n'ubwici. Ndabizi ndihe. Atubwihe ufite n'ubwici. Atubwihe bebureke. Ati hari icyo navuganye nawe ko hari icyo ngiye kugukorera. Ati nkubwire ngo ndi Imana igize icyo ndemye. Ndi Imana igize icyo nakuremera. Ndi Imana yanze inyatsi mu rugo rwawe. Ndi Imana ikwema inyatsi. Ati nkubwire ngo ndi Imana yanze inyatsi mu biganza byawe. Ati nkubwire ngo ati ndirahire ndi mu gihugu cyawe. Ndikukumva papa. Oh lele bovai. Araini go lave time ni tutaya. Ati nkubwire ngo ati ndi Imana ije guhemba no guhana. Ati ariko nkubwire ngo nje guhemba bankoreye neza. Nje guhemba batarabitambitse. Nje guhemba babitambukuruye. Nje guhemba bo navuganye nabo. Ati tuza niba naravuganye nawe. Ati byo nakubwiye nzaguhemba nje kubisohoza. Oh lele bovai. Araini go lave time ni tuta. Ati nkubwire ngo bagenzi bawe murapfiki. Abahanuzi murapfiki. Kamashari gabuzuye. Ati mukureho amashari. Ati mukureho inzangano. Ati maze nzana ibihembo. Ati ibihembo byo nabateguriye. Ati ndabizanye rwose kuko ari Imana yavuganye namwe. Ati ari Imana yavuganaga nawe. Asante papa. Hallelujah. Amen. Hari ikindi ushinja? Nta kindi nagushinja nuko. Ntiyarabutahanye. Nta kindi nagushinja. Yari kwibagirwa ndavuga ne. Yanjye yarayitwaye. Yego ndavuga neka muhure mu kiganiro. Nokuri. Umuntu maze guhanurirwa rero. Mani guhera. Ari mu mavuta hitutugeza ijambo ry'Imana. Ubwo ndi mu mavuta. Gitonje mu mavuta. Cyane. Nubwo urwaye gripe ariko nzi ko Imana iragufasha. Haleluya. Amen. Ajya kwikiriza amen. Ngo ngiye kujya ndatera haleluya nyikirize ngo amen. Sibyo rata. Yesu nashimye. Ahimbaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ngo bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Iwe bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Oya bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Iwe bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe Imana. Ndashaka kubona Imana. Ndashaka kubona Imana. Iwe ndashaka kubona Imana. Ndashaka kubona Imana. Iwe ndashaka kubona Imana. Ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Haleluya. Amina. Yesu nashimye. Ahimbaza. Kugira ngo amina ariko. Amina. Amen. Amina. Haleluya. Amina sawa. Sawa. Amina sawa. Sawa. Amina okay. Amina okay. Amina sawa. Sawa. Amen. Twumvisha ari byiza rero. Muri groupe nkunda guhagarara imbere y'abanyamasengesho mbandimo ndavuga ntamina sawa bati sawa. Amina okay. Okay. Ibintu biba byabaye. Amina sawa.
amina. Okay. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Yesu nashimye. Ahimbaza. Kugira ngo amina ariko. Amina. Abanezerewe muvuge ngo amina ariko. Amina. Amen. Sawa. Tugiye gusoma mu gitabo cyo kuva ibice byaho ni ibice 14. Turasoma ku murongo waho. Turahera ku murongo wa 13. Haleluya. Amina. Cyangwa se tuzamuke duhere ku murongo waho wa 10 kugira ngo tuze kubyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo Abisirayeli bambuka mu nyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Yesu nashimye. Haleluya. Amina. Kuzana itangazo rivuga ngo abagerageje kugukurikira bararengewe. Kuzana itangazo rivuga ngo abagerageza kukwirukaho bose bagiye kugaruhabwa batari bagufata. Ratana babandi bari kukugambanira bagiye kugambanirwa utari wagambanirwa. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo uri kunyaganyaga va nawe bakunyage, wowe uri kugambana nawe va nawe bakugambanire. Uyu munsi nguzana itangazo rivuga ngo itangazo rivuga ngo abakugambaniye bagiye kugambanirwa utari wakandagira mu rwobo Imana ishimwe. Iryo ni ijambo. Kuzana itangazo rivuga ngo nubwo bari kukwirukaho ntabwo bazagusiga kuko nawe ufite ikiri kugufata ngo mukomeze urugendo. Amina. Haleluya. Amina. Bwira abakwikoreye ngo nibaguture kuko akazi wabahaye kararangiye. Nukuri. Rata abakwikoreye nibaguture kuko akazi wabahaye kararangiye. Bagenda babwira Satana guhembe kuko Yesu aguteretse ku ngoma. Arakoze. Haleluya. Yesu agushize ku ngoma. Yesu aragutetesheje. Yesu aragukenyeje. Yesu arakwambukije. Abari bazi kutazambuka, abari bazi kuzaseba, abari bazi kuzamwara, Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Amina. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo intambara zose zirangizwa n'igihanga. Dawidi atari yafata igihanga cya Goliyati mu ntoki ntabwo urugamba rwarangiye. Yego. Nawe shikama rero. Yego. Kandi komera. Yego. Kandi tuza. Kuko Imana ikuzana igihanga cya Goliyati mu ntoki. Yego. Yesu ashimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana. Turahera ku murongo waho wa 10. Nari navuze ko ibice ari 13 rata. Abari bibagiwe kambibutse. Umurongo wa 10 kutubwira ngo Farawo abatuze. Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka babaza Mose bati ntamva zari ziri mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu. Niki cyatumye utugirira utyo kudukura mu Egiputa? Sibyo byatubwiriraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa kuruta ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Mose abasubiza ijambo ryiza cyane. Shaka ko nawe uryuze ukongera ukaritekerezaho. Shaka ko ugiye gukaragura ururimi kabiri ukongera ukavuga ngo mbese Mana ni mpamvu kiri ijambo rinjeho, ni mpamvu kinjewe numvise ubutumwa. Yesu ashimwe cyane. Mose avuga ijambo rikomeye cyane. 13. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagarire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwiceceke. Haleluya. Mose asubiza ijambo rikomeye. Navuze ngo nshaka ko wongera gutekerezaho ugakaragura ururimi kabiri kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kukubwira. Yego. Witeka we. Abisirayeli bamaze kugira ubwoba
nasomye ijambo rirambwira ngo Uwiteka amaze kumva uko Abisirayeli bari gutaka ngo akora ku minyuru y'amagare ngo maze amagare agenda ari gukururuka. Imana yakoze ku mitima y'abanzi bawe. Yego. Batangira gukururuka. Yego. Babandi bari bamaze kugambana. Babandi bari bamaze kujinama. Babandi bari bamaze kuvuga ngo turamufata. Saa 8 turahahurira. Umwe aravuga ngo saa 8 simbari. Undi aravuga ngo nje uyu munsi ntabwo mboneka. Uwiteka atangira kubatera gukururuka. Reka ngubwire ngo Uwiteka ateye abanzi bawe gukururuka. Uwiteka anyuranije amaboko. Uwiteka atesheje akagambana agaciro. Uwiteka aravuze ngo ibyo wabonaga biguteye ubwoba uyu munsi abihinduye igisubizo mu izina rya Yesu. Amina. Sawa. Amen. Ibyo wabonaga bigiye kuguhangara. Imana ishimwe. Ariko uri hano. Ndi hano. Cyangwa watashye. Oya ndi hano. Ntabyigeze biguhangara. Ntabyigeze byarampangaye. Ariko Uwiteka azanye ijambo rivuga ngo ibyo wabonaga biguteye ubwoba Uwiteka bigize bikomeye kumva. Imana ishimwe. Arakoze. Amaze Mose ijambo aravuga ngo witinya. Icecekere. Urebe igitangaza. Uwiteka ari bukuzana. Nukuri. Ijambo ry'Uwiteka ry'uyu munsi rikuvuga ngo mwere gutinya rwose ahubwo mutumbire ku musaraba. Yego. Mwumve ko Imana ikora ibitangaza. Yego ma. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ikora ibitangaza abantu bagatangara. Hetangare kuko ari igitangaza. Mana yacu ntabwo ije itangara ahubwo ikora ibitangaza abantu bagatangara. Nukuri bakifata. Mana ikanyuza abakomeye tugakenyera. Yego mana narayibonye nabaye Umwuka aravuga ngo kura abami ku ngoma ikimika abandi. Yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Ndatangariza abantu bakuye ku kazi ko bagiye kugasubirako. Ndatangariza abantu bakabuze ko bagiye kukabona. Ndatangariza ababyeyi bavuye mu mago ko bagiye kuyasubiramo. Ndatangariza abakobwa babuze abagabo ko bagiye kubabona. Ndatangariza abasore babuze muyegera. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. 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 Amina. 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 Yesu nashimwe. Oh, Yesu we. Mama. Oh. Lele. Mama we. Ntaguciye mu jambo. Muri iyi minsi ndi umubyeyi uririmba muri korali yitwa Jyana Umucyo. Dufite indirimbo ivuga ngo umunyabwenge w'iki gihe n'uwitaye ku iherezo rye. Iyo ndirimbo ni korali Jyana Umucyo ndirimbamo niyo iyiririmba. Kuyikorera turaca bikunze Mana we udukomereza amaboko turaje. Kuyikorera turaca bikunze Mana we udukomereza amaboko turaje. Aba babyeyi turaca bikunze Mana we udukomereza amaboko turaje. Kuyikorera turaca bikunze Mana we udukomereza amaboko turaje. Haleluya. Haleluya. Amina. We uri hano? Ndi hano rwose. Yesu nashimwe. Nahimbaza. Korera Imana Mana utitaye kuri mugenzi wawe. Ntabwo ari we wakuzanye kandi sinawe uzaguhera. Iryo ni ijambo. Iyi Mana yacu ni Imana ifite agaciro ku buzima bwacu. Iyi Mana yacu ni Imana ikwitegereza, yamara kukwitegereza ikaguhamagara rya zina rya kera kugira ngo igutandukanye n'abandi mwitira. Hari amazina mabi ya kera. Ayo mazina turayanze. Bari baratubonye twari twita kabyina kambaye ibirenge ariko uyu munsi twambaye inkweto kubera ko Yesu yatwambitse. Iryo uvuze neza. Amina. Ariko nakubwiye ngo nzanye itangazo rivuga ngo ndikuryumva nditegera. Imana ije kugutabara. Irakoze. Imana ije kukurengera. Irakoze. Imana ije kukugirira neza. Icecekere niko umugaragu w'Imana yabwiye Abisirayeli. Kuko hari ibyagutuze, hari ibyakunyeganyeje, hari ibyaguhiritse. Rata hari abakugambaniye. Yego. Uzi ko abantu batugambanira kandi bakatugambanira turi kumva. Uzi ko umuntu akuvuga akakuvuga akoresha ibishoboka byose ngo ubyumve. Ariko abatuvuze yewe kwari ukugira ngo bahamagare n'ibicecekere. Abatuvuze kwari ukugira ngo bahamagare imbaraga z'Imana. Yego. Abatuvuze kwari
kwari ukugira ngo bibutse Imana ko dukwiriye gutabarwa. Reka nze mvuge kano kantu gatoya. Aka kantu gatoya. Mose ari muri gereza. Prito Yosefu ari muri gereza. Yosefu ari muri gereza yahanuriye abagabo babiri. Amaze guhanurira abagabo babiri abwire abagabo barabwira ngo umva wowe ugiye gupfa. Abwira uwa kabiri ngo wowe ugiye gusubira ku kazi. Ariko nugera uzanyibuka. Ndikumva. Kanze nkubwire mama. Ntabwo nakwibuka Imana itakwibuka. Oya ntibishoboka. Ushobora kumva ko mbabaye ukampa 100 mu gitondo nkaba ntagira n'igiceri cy'icumi ariko Imana ntiyakwibuka. Iryo ni ijambo Yosefu muri gereza Imana yaramwibutse. Imwibuka umusatsi waramubanye mwinshi. Imwibuka inzara zarasongotse. Imwibuka atagira icyo yambara. Ariko kanze nkubwire Imana imaze kumwibuka bamwogosha umusatsi bamuca inzara bamuha imyenda arambara bamuha inkweto arambara kugira ngo hagare imbere y'umwami. Imana ikwibutse ihinduye n'amateka. Imana ikwibutse Farawo wagutuze itesheje agaciro. Imana ikwibutse ubonye ibyo. Imana ishimwe. Haleluya. Ihinduye amateka. Imana ikwibutse ikoze igikomeye. Imana yo yibuka ababo. Imana yo mu ijuru yibuka abana babo. Yibuka abakobwa, yibuka abahungu, yibuka abamama. Natwe turabafite abana b'abakobwa nibibuka rwose. Yesu ashimwe cyane. Amina. Iyo ndi gutanga ikiganiro nja ko nkunda kuvuga ibi bintu bisoza. Ngiye mu mwanya wo gusoza ariko ndasoza ndi kuvuga ibi bintu bitatu. Ndimo nabwira abantu bandeza amatwi, abantu bamaye amaso, abantu bari kunyumva, urazirinda utazavuga n'aba bantu ngiye kukubwira. Oya rwose. Aba bantu ngiye kukubwira. Kongoro? Yego. Uri hano? Ndahari. Uri hano? Ndahari. Uri kunyumva? Yego. Ngiye kukubwira abantu batatu utazatinyuka kuvuga. Yego. Urahirwa utazabacira urubanza. Umuci w'imanza ni Yesu. Yego. Umuntu wa mbere ni umuntu wavuzweho n'Imana. Ndabyanditse. Ariko inzara yarakuriye. Inzara yarakuriye urayizi. Umuntu wavuzweho n'Imana arasonza. Abantu bamubona bakamwita amazina. Umuntu wavuzweho n'Imana yambara ubusa. Umuntu wavuzweho n'Imana arara mu bikoni by'abandi. Umuntu wavuzweho Imana arasaba. Ariko y'igihe gige Imana imwubakira Yerisede. Imana ikamuha kositimu ndetse ikagerekaho n'indishyi z'akababaro. Ikavuga ngo nguhaye akazi kakande n'injyi uzakwishura. Yego. Umuntu wavuzweho n'Imana tuzamucira urubanza. Kuko igihe cye nikigera nawe igihe cye nikigera Imana izamutambagiza. Izamutaba. Kabiri. Wasaba bire. Umuntu wize. Umuntu wize abona diplome shaka yicarana. Akaja gusaba ubuyede bakamubwira ngo ariko nawe ufite diplome washobora kwikorera icondo. Akaja gusaba akazi ko guhingira abandi bakamubwira ngo ariko nawe wamenyere gufata ikaramu ahari washobora gufata isuka. Yesu ashimwe cyane. Ariko uzirikane ko muri iyo minsi ari gusaba ubuyede n'akazi ko guhingira abandi ari no kuja kudepoza. Yego. Ari kuja kudepoza. Igihe iyo kigeze Imana ikamuha akazi nawe abandi akazi. Abamwimye akazi k'ubuyede arakaba, abamwimye akazi ko kubahingira nawe arakabaha bakamuhingira. Gatatu umwana uri mutoya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Umwana mutoya ushobora kumushaka ukamushaka ukamubura formire ukamuburira isura kubera ko mu gitondo bari kwivuruguta mu byondo nimugoroba akaba yicaye muyo yaneyemo ejo mu gitondo ugasanga yambaye ikositimu kubera ko nyina mukarabije akamusiga nimugoroba ukamusanga ni kimwira kubera ko yitwa umwana. Ariko uzirikane ko ibyo byose ari gukora ari kubikora ari umwana kandi ntabwo ari gusubira hasi ari gukura. Urahirwa utazamugirira nabi rero kubera ko umwana ntabwo aje yibagirwa. Ejo mu gitondo azakura yijya arangize narangiza azaba meya azaba gitifu w'umurenge azaba guverineri. Yego izo nzego zose azazikandagiramo. Nibyo ibyo birabaga. Yesu ashimwe cyane. Nari nshatse kuvuga ngo abo bantu batatu urahirwa uzabitondere utazaca imanza kandi umucamanza ari Yesu. Yesu ashimwe cyane. Cyoreje kuzambora ivuga ngo tuza uceceke ejo nk'iki gihe Imana ije kugutabara.
amen haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. niyo nyir'ubutabazi yego niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi ngo nakakanya niyo nyir'ubutabazi ije gutabara nyir'ubutabazi aje gutabara nyir'ubutabazi aje gutabara nyir'ubutabazi aje gutabara ngo mu babyeyi niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi no mu bakobwa niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi abatumva mwese niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi abakodesha niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi ije gutabara ije gutabara aje gutabara aje gutabara muri uyu mwaka niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi kuri noyeri niyo nyir'ubutabazi niyo nyir'ubutabazi aje gutabara haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane turasoje reka mutange nimero zanyu wakumva yafashijwe azabahamagare mufatanye gusenga reka dore kuri Beatrice nomero zanje njewe Nyirakariye Beatrice ni 078 21 50 69 haleluya amen amazina yo ni ayandi nimero yanjye ni 078 62 58 37 iyo niboneka kuri WhatsApp no kuri momi bihari hanyuma mfite 078 068 izo zombi ni zanjye ariko mujye mwibuka gukora subscribe muri gukanda ku kanyenyeri no ku gatima mutere na comment mujye muduhamagara mutubwire ngo turashaka mwuzura umwuka maze natwe mbese nyine tugubwe neza murakoze cyane Imana ibahereze umugisha yes